Ndabasuje nanone kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu twibanda kuri Pi Network. Ni proje nini yubatswe ishingiye ku cyerekezo gisobanutse, aricyo cyane korohereza ishyirwaho rya porogaramu, ama application ya WEB3, nanone ya application ashobora gukoreshwa kuri telefone ngendanwa. Akaba ari application zifite udushya, zishingiye ku Kamaro Nyakuri kandi zisubiza ibibazo by'abapayoniya mu buzima bwa buri munsi. Mu kwinjiza rero ikoreshwa rya Pi muri izo porogaramu, umuyoboro ntiwihutisha gusa imari idaheza, decentralized finance, ahubwo unatanga agaciro gafatika ku bakoresha Pi ku isi hose. Mu by'ukuri nta muntu wigeze atekereza ko hazabaho proje ifitemo ifaranga, aho serivisi, aho ibicuruzwa bitandukanye biri online umuntu azabyodaringa akoresheje telefone ye, atari ama platform dusanzwe tuzi n'ubundi ushobora kodaringaho igicuruzwa cyawe. Oya, ahubwo serivisi zitandukanye, marketplaces nyinshi zizaba ziri mu kintu kimwe. Ariyo mpamvu banacyita ecosystem, kuko ni urusobe rwa app z'ubucuruzi, app za serivisi zizaba zihuriye mu kintu kimwe, kandi nanone zikoresha ifaranga rimwe mu kwishyura no kwishyurana nyine muri urwo rusobe, ari ryo Pi. Nta muntu wabitekerezaga, ariko aho tugeze ubu biratwereka iterambere ryiza rigezweho, kandi ko mu gihe gito ibi byose bizajya ku murongo kandi bigakoreshwa. Intego nyamukuru ya Pi Network ubundi yibanda ku kamaro kagaragara mu buzima busanzwe, ntabwo yibanda muri speculation nk'andi market ariyo yose, aho baristinga, abashoramari bakagenda bakinvestinga, abandi bagaholdinga, none igiciro cyazamuka bakagurisha bigasiga crypto iguye hasi. Waba unafitemo amafaranga cyangwa wazubara gato ya warakoze investment muri iyo crypto, bikarangira uhombya yawe. Uko Pi bimeze. Urubuga rwa Pi Network rutuma abadeveloper, abubaka ama app atandukanye, ko na abadeveloper bashobora gukora porogaramu zo kuri telefone zikemura ibibazo bya buri munsi, zikanifashisha ifaranga rya Pi. Uburyo rero butuma abapayoniya babona inyungu zifatika, aho kuba agaciro k'ibitekerezo cyangwa gashingiye ku guhanahana ibitekerezo gusa, aribyo bita speculation. Burya n'abakire runaka, itsinda ryabo runaka kuri crypto zishingiye gusa ku guhanahana, ndavuga kugura no kugurisha, mbese bya bindi bita trading. Abakire runaka bashobora gushoramo amafaranga menshi cyane, coin ikazamuka, bakanagurisha bunyi bakagurishiriza rimwe, ari nabyo bihombya abantu benshi. Ntabwo ari icyo gitekerezo rero cya Pi. Pi itandukanye n'ibyo ngibyo, nta naho bihuriye, kuko Pi yo ishingiye ku bukungu bufatika kandi bugaragara. Ari niyo mpamvu irimo irabanza kubaka ibikorwa remezo bizifashisha rya faranga rya Pi. Ibyo bikorwa remezo ari byo twita utility bizaba bimaze kuzura, nibwo buri kimwe cyose kizajya ku murongo, tukabona Pi iduga nk'uko tubivuga, nk'uko tubitekereza, ndetse nk'uko tubyifuza. Kandi ko team nayo yabitubwiye, yatubwiye ko Pi atari ikintu nanone cyo gutesha agaciro, kandi ko batari kubaka ikintu kizazamuka kikanamanuka. Oya, bari kubaka ikintu kizaba gifite stabilite, gifatika, kandi kizaramba, kizakoreshwa n'isi yose mu byo guhaha ndetse no guhanahana serivisi, ariko nanone ukoresheje iryo faranga. Mu guhuza ikoranabuhanga rya blockchain n'izo porogaramu rero z'ingirakamaro, Pi Network ihindura Pi ikava ku kuba token isanzwe gusa, ikaba igikoresho gikoreshwa mu bucuruzi, imiyoborere no mu mikoranire ya digitali. Kwibanda kuri porogaramu zishingiye ku kamaro bikemura icyuho gikomeye muri ecosystem ya WEB3. Nubwo imishinga myinshi ivuga decentralization n'udushya, akenshi ntitanga ibisubizo byoroshye kandi bigerwaho na bose mu buzima
bwa buri munsi. Hano ho Pi itandukaniye rero n'izindi cryptocurrencies, aho kugira ngo uzigereho byasabaga ibintu byinshi, mu gihe Pi yo umuntu wari wese ufite smartphone ayigeraho akayimayininga for free, agategereza agaciro kayo igihe mainnet imaze kuba launched. Pi network nanone igabanya icyo cyuho, iha abadeveloper ubushobozi bwo gukora porogaramu zifatika kandi zorohereza abapayoniya kuzikoresha. Tuvuga kuri iki kintu cy'abadeveloper cyo gukora porogaramu, twabonye ko Pi yashyize umuntu wari wese ikorera w'umupayoniya ufite igitekerezo. Batuzanira Pi App Studio, platform ya AI ifasha uwo ari we wese udafite ubumenyi bwa tekinike bwa software development kuba yakubaka app akayifashwamo n'iyo AI. Iyo app ushobora no kuyubaka ikuzura nk'uko Pi yabigaragaje, wabona hari byinshi yenda AI itarimo gukora neza, ukaba wayikura online muri ecosystem ukayijyana hanze ku mu developer wagufasha utuntu duke, ukaba wayisubiza muri ecosystem. Rwose ni ibintu bikora na Pi yakanguriye abantu. Rero ahangaha nifite igitekerezo icyambere waramenye Pi network nuko izo Pi wamaze kumayininga ari igishoro, ni capital cyagufasha gushyira mu bikorwa icyo gitekerezo cyawe. Noneho mainnet yajya hanze, za Pi ufite niba ziri kuri available balance, nidutekereza ati ahubwo ndazigura ibiki, ndazispendinga gutoya, ahubwo ugatekereza mu gushora muri cya gitekerezo wamaze kubakira app muri ecosystem ya Pi network, wifashijwemo na Pi App Studio twahawe na Pi Core team. Urumva ko Pi rero yaje kugabanya icyuho muri crypto ndetse n'ubusumbane bw'abantu, kandi ubu buryo bwo guha aba developer gukora app cyangwa porogaramu zifatika kandi zoroshye ndetse n'abapayoniya muri rusange ni ikintu cyiza uwo ari we wese yakaba yashimira, yaba afite igitekerezo bikaba byiza agagifatirana, ndetse washaka undi muntu 2, 3 cyangwa 4 mukibumbira hamwe igihe mwaba mufite umushinga, mukagira uburyo muwubaka kandi umushinga ukazababyarira umusaruro. Kwibanda kuri WEB3 mobile apps nanone bigaragaza uruhare rukomeye rwa telefone zigendanwa nk'inzira nyamukuru yo kugera kuri serivisi za digital. Pi network ishyigikira ishyirwaho cya porogaramu zorohereza abantu kuzumva ndetse no kuzikoresha, bigatuma abantu bose bashobora gukoresha blockchain nta mbogamizi za tekinike. Muri app development cyane cyane ziri muri Pi ecosystem, Core team yabwiye aba developer bose ko bagomba mbere na mbere no kugira ngo wemezwe uzanagire kuri mainnet, nuko ugomba kugaragaza uburyo Pi yawe uburyo app yawe izayifunguka kuri telefone, ndetse iyo bamaze kwisuzuma byose n'uburyo ikoze n'uburyo izorohereza abapayoniya, ibyo biri mu byo bashingiraho bagena ko Pi yawe noneho cyangwa app yawe mbabarire yava muri test noneho ikajya muri mainnet. Ibi bivuze iki? Bivuze ko Core team ishaka ko ama platform yose yubakirwa muri Pi ecosystem agomba kuba yoroheye abapayoniya ku buryo na wa mupayoniya udafite amashuri uzabasha kwinjira muri Pi ecosystem utaraminuje utarize cyane, nawe azoroherwa mu gukoresha zira app zose ziboneka muri Pi ecosystem. So rero ni ibintu byiza cyane kandi ni ibintu wabonye ko Pi Core team yashishikariza abapayoniya mugomba kubikora mu buryo bworohereza abapayoniya. Izo porogaramu zose rero zirimo amasoko adaheza, decentralized marketplaces, kwishyurana hagati y'abantu, peer to peer payments, harimo porogaramu z'imbuga nkoranyambaga, social media nkuko tubona za Instagram, nkuko tubona za YouTube, nkuko tubona za Facebook. Ibyo byose izo app zose ziri muri ecosystem ya Pi network. Niyo mpamvu mu biri imbere tuzabona ihinduka rikomeye, izaba ari impinduramatwara ihambaye.
harimo na app nanone zigamije kwigisha rubanda mu mico itandukanye no mu ndimi zitandukanye. Mu kwinjiza Pi rero muri ecosystem imeze ityo y'izo porogaramu, Pi network irimo iratuma cyangwa irimo gutegura mbese Pi gukoreshwa cyane, irimo irategura Pi ko igomba kugira igisobanuro kandi bikazatera imbaraga zo kwakirwa kwayo no kugira agaciro kayo kubera ko izaba irimo irakoreshwa. Nanone kugerwaho na bose ni inkingi ikomeye mu ngamba za Pi network. Pi yubatswe mu buryo bworohereza abantu baturuka mu turere dutandukanye, bavuga indimi zitandukanye nk'uko nari maze kubivuga, kandi bafite ubukungu butandukanye. Abo bose rero bagahabwa ikaze bakagira uruhare muri ecosystem. Mu kugabanya imbogamizi za tekinike rero n'iz'amafaranga, nanone Pi network ituma ecosystem yayo ikura mu buryo bungana kandi butagira ihezwa. Ubu buryo bwo gutekereza ku isi yose butuma umuyoboro ukomera kandi bugatuma wa muyoboro urushaho kuzamuka, kandi ibi nibyo bizafasha mu kuzamura agaciro k'ifaranga rizaba rikoreshwa muri uwo muyoboro ari ryo Pi. Uko abantu benshi bakoresha WEB3 mobile apps, niko gukoresha PiCoin mu kwishyurana, mu mikoranire no mu zindi serivisi zidakenera abahuza bizagenda byiyongera, bigakora uruziga rw'iterambere, nanone ry'iterambere ku buryo buri umwe wese azaba bifitemo inyungu. Ndavuga uzaba azi Pi network. Pi rero nk'ifaranga niryo shingiro rya ecosystem ya Pi network, ikaba kandi uburyo bwo guhererekanya agaciro n'umusemburo w'udushya. Mu kwinjiza muri porogaramu zo muri telefone, abadeveloper bashobora gutuma habaho kwishyurana byoroshye, system z'ibihembo n'uburyo bwo gufata ibyemezo mu buryo bwa decentralization. Urugero, isoko ridaheza ryubakiye kuri Pi network rishobora gutuma abantu bagura kandi bagurisha ibicuruzwa bakoresheje PiCoin. Mu buryo bumwe nanone porogaramu z'imiyoborere y'umuryango zishobora gukoresha amatora hashingiwe ku matoken kugira ngo ibyemezo bifatwe kandi bifatwe mu mucyo kandi mu buryo bungana abapioneer bishimiye, kandi nacyo decentralization muri rusange ibigamije. Rero kwinjiza Pi nk'ifaranga muri porogaramu zikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, ibi bizashimangira uruhare rwayo nk'ifaranga rifite akamaro nyakuri, rikaba nanone igikoresho gihuza ikoranabuhanga n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi bw'abaturage.